Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Hari ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza kandi koko gifite ishingiro. Ni ukubera iki abantu benshi bavuga ko bakunda Imana, bakorera Imana n'ubwenge bwabo bwose n'imitima yabo yose, ariko bakaba abakene? Kuki abantu baba abakozi b'Imana, bagakunda Imana, bakaba mu Mana, ariko bakaba abakene? Biterwa n'iki? Reka turebe impamvu zibitera rero. Impamvu ya mbere ni uko abantu bahora basaba Imana, Mana mbibi bintu ibi n'ibi, kandi Imana deja yaramaze kubibaha ari ibyabo. Ni ukuvuga ngo abantu basaba Imana ibintu byabo yabahaye kera na kare. Tugakomeza dusaba Mana mbibi kandi yarabiduhaye. Niba utera Imana yaduhaye ibyo bintu, ni gute twabibuze? Wibuke Imana irema yaravuze ngo muntu nguhaye ubutware n'ububasha ku bintu byose byo mu isi. Ngo utware n'izo mbaraga n'ububasha rero umuntu yabuze ate? Reka turebe. Ntabwo handi byaturutse usibye kuri satani. Satani tuzi ko ahemba abantu be akoresha imbaraga. Akoresha izo mbaraga zawe yakuvanye mu yagutwaye ubwo butware bwawe kugira ngo ahembabe. Ayo mpamvu ubona abantu badasenga batajya mu Mana bameze gute? Ukabona barakize. Ukibaza uti se bakize gute? Ariko ni hahandi abantu bavuga ngo ubukire n'agakiza ntabwo ari kimwe. Umuntu ashobora gukira, abantu benshi bagahita bibaza ngo arakijijwe. Ntabwo ariko bimeze. Za mbaraga rero satani yakwatse nizo akoresha ahemba abo bamukorera mu isi. Turebe ukwezi kwatse. Wibuke ko umugabo n'umugore aribo bahaye satani ingufu. Imana yaravuze ati muntu nguhaye imbaraga, aziha Adamu, amuha n'umufasha Eva. Baragenda satani arabashuka, amaze kubashuka bariye rwa rubuto, nibwo yahise afata za mbaraga azibakuraho. Ariko amaze kuzibakuraho nibwo yatangiye kubashuka, za mbaraga zabo zibavaho. Noneho akajya aha ubutunzi akoresheje izo mbaraga uko abishatse, kubera ko afite imbaraga. Ariko uko byagenze, twagize Imana, haza umukiza wacu Yeshua HaMashiach, the Christ, ariwe Kristo. Za mbaraga Kristo azivana kuri satani, kuko yafashe za mfunguzo azijyana mu bwami bw'ijuru. Aho niho honyine dufitiye ibyiringiro, kuko imfunguzo Kristo yazatse satani zikaziri mu ijuru. Rero kugira ngo wongere ugire za mbaraga zawe wataye, ugomba kuzishakira muri Kristo, nta handi, kuko Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Umwiringiye ukamukorera byanyabyo, uzi yuko imbaraga ziguhesha umunezero mu mutima wawe, izo mbaraga uzisubiranye, ukaba uzi uko byagenze. Ndizera ntashidikanya neza ko n'ubwo butunzi uzabugeraho, kuko uzabuze iki noneho usaba, no kugira ngo ugere ku butunzi, cyane cyane usaba ubwenge, usaba umutima ukeye, kugira ngo utizika cyane ku by'isi, ahubwo wizire ku ijambo ry'Imana, uyikorera bikwiye kandi uyisaba bikwiye. Uvuga ati Imana ubwenge butuma tsinda isi. Imana ni ubwenge butuma tsinda isi. Nzi neza ko uzongera kugira za mbaraga zawe za muntu, kandi ibyo bituri kugiramo ubu na satani nibyo ari kurwana nabyo, kugira ngo abantu badakanguka, batamenye uko yabanyaze akabanyura mu rihumye. Abantu benshi bamara kubimenya, ndizera neza ko nibashyira hamwe munsi y'Imana, bakorera Imana, bakunda Imana, nta kabuza umwanzi satani azatsindwa none, yongere ajye ahakwiriye, ariho azafungirwa imyaka 1000 aho azava acirwa urubanza rwa burundu rutazongera kubyura umutwe bibaho ukundi. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.